Meze mute bantu banjye, uyu munsi tugiye kuganira, hari inkuru yaciye ibintu hirya no hino. Mitsutsu muramuzi, Mitsutsu ni umukinnyi w'amafilime. Ariko nyuma yo gukina filime, buriya Mitsutsu hari n'ibindi bintu akunda gukora. Yego yakinnye filime, akina n'amakomedi, afite channel ye yitwa Mitsutsu Empire, ayacishaho amakomedi n'ibindi biganiro. Gusa iyo ngiyo ni channel ye ku giti cye. Gusa akorana na ba Kiramani kuri Big Mind Empire. Big Mind Empire ni channel ya Kiramani, ubwo niyo. Gusa na Kiramani afite izindi channel akoresha kugira ngo abone umushahara mwinshi. Gusa Mitsutsu ushobora kwibaza ngo ni muntu ki? Mitsutsu ubundi mbere yuko ajya kwamamara, ubundi yabifashijwemo na Nyagiso. Nyagiso niwe watumye bamamara, we na Kiramani niwe wabahetse abatuma bamamara. Buriya Nyagiso Mitsutsu bino bintu akora byo kwisetsa, akambaye ingofero aricuritse na n'inkwi na congo, ibyo bintu byose akora yatangiye kubikora akiri muto atarafatisha. Abikora muri karitsiye bakavuga ati nyamara ibyo bintu byazarya. Noneho Nyagiso rero niba amugira inama. Nyagiso yari azi ibintu byo kweditinga, yari afite editing software. Buriya hari editing yari afite n'ishoti akoresha na za Adobe Pictures na za CapCut, cyane cyane CapCut niyo yakoreshaga. Ubwo CapCut ni caption baba bagiye bakata bakasinze. Mitsutsu rero yafashijwemo, umuntu wamufashije kwamamara cyane ni Nyagiso. Umunsi umwe mbere yuko nyine ubu ngubu turi kuvuga Mitsutsu, turaza no kujya kuri murumuna we. Uyu nguyu uri kubona mu ifoto, uri kubonamo abantu babiri. Mu ifoto uri kubonamo Mitsutsu, uyu nguyu uri iburyo bwawe, cyangwa se reba aya magambo yanditsemo Mitsutsu muto yitabye Imana. Iburyo bw'iyi text ni Mitsutsu, ibumoso ni murumuna wa Mitsutsu. Mitsutsu aracyariho, gusa murumuna we yagize ibyago yitaba Imana. Twari tukiri kuvuga ukuntu Mitsutsu rero yateye imbere, yamamaye. Yagiye kwa Nyagiso akajya akora video. Mitsutsu we yakoraga video, biriya Elasteri niwe wayizanye kwambara kuriya muri karitsiye, yambaye congo, yivugisha kuriya, yisetsa kariya kagofero. Ni nayo style afite, nta wundi muntu wayisangana. Gusa we ikintu yakoraga, we na Nyagiso barashutingaga. Gusa uyu nguyu Kirama, uyu nguyu Mitsutsu yarazaga agakora video, noneho Nyagiso akamufasha kuzeditinga. Buriya kugira ngo video izisa neza ni uko uba wayeditinze. Niba ari kara mbi ukayongera urumuri, niba ari background ukayihindura. Buriya umuntu ushobora kumufotora wenda ari mu Rwanda, wenda ari i Kigali, ari hafi ya za convention center, izindi nyubako zikomeye, cyangwa ari hotel, ari kuri Serena Hotel, ariko ukamufotora. Yego wamufotoye, ariko wenda kuri editing software ugakoresha background itari yo mu Rwanda,
ukavuga ngo ugiye gukoresha background yo muri Amerika cyangwa se Haiti cyangwa Canada hose. Icyo gihe ukuntu bigenda bahita bakwereka background y'umuntu uza yo muri Amerika, ubwo iyi foto ihita uyisevinga gutyo. Reba n'ukuntu ushobora gufotora umuntu guhera kuri footage ukamufotora, n'ukuntu editinga video, byose tuzabireba muri video zizaza. Tuzabanza turebe ukuntu wafotora umuntu n'ukuntu wakeditinga ifoto, turebe ukuntu wafata video n'ukuntu editinga. Noneho uyu nguyu Mitsutsu, hari filime nyinshi yagiye akinana na Nyagiso, hari komedi nyinshi yagiye ahuriramo na Nyagiso. Komedi nyinshi yagiye ahuriramo na Nyagiso, nka uzajye kuri channel ya Nyagiso comedy, urebe komedi yitwa abadisike bana bo mu Rwanda. Uzasanga iyo video, ubwo niri kuri Nyagiso comedy, uzasanga iyo video yarakinyemo abantu babiri, ubwo niyo Mitsutsu yahuriyemo na Nyagiso, ari abantu babiri. Noneho hari n'indi bigeze guhiramo kera, noza Mitsutsu yahuriyemo na Nyagiso, ayihuriramo na Prince, babandi bo muri team ya ba Nyagiso, ariko icyo gihe Patino we ntabwo yari yakayizamo. Niyo y'abadisike bana bo mu Rwanda ntabwo Patino bariho. Abarimo Mitsutsu na Kiramani ariko ntabwo barimo. Gusa nyine hari n'izindi video Kiramani yagiye akinana na Nyagiso. Gusa indi filime Nyagiso yakinanye na Mitsutsu, indi movie Nyagiso yahuriyemo na Mitsutsu, ni movie yitwa, ntabwo ari movie, ni comedy yitwa iperereza. Cya Prince ukuntu bayikina, Nyagiso aba arimo, Prince aba yarakoze icyaha ngo cyo gufata umwana w'abandi ku ngufu. Noneho Prince akaba ari gushinjwa, Nyagiso we akaza ari umushinjacyaha akamushinja, akajya avuga ibyaha, noza Prince akabyemera cyangwa akabihakana. Icyo gihe Mitsutsu we akina nk'indorerezi, gusa ntabwo aba ari main act. Ubundi akenshi muri Nyagiso comedy zose main act aba ari Nyagiso, niwe playing the big role. Noneho tuvuye kuri ukuntu Mitsutsu yamamaye. Mitsutsu rero yaje, Nyagiso buriya yazamuye Mitsutsu nashinga channel arakomera, ariko mbere yuko ashinga yakinanaga, yaje kujyanwa na Kiramani akajya amukinisha. Gusa na Kiramani mbere yuko yamamara yabanje gukina na Nyagiso. Hari utuvideo we yakinanye na Nyagiso, amakomedi menshi. Hari ayo bakinanye batanga amakarita y'umutuku ngo mu marushanwa, hari indi yakinanye na Nyagiso, ari umuyobozi w'akagari. Ni nyinshi. Hari n'indi bakinanye ya kera, ba Nyagiso na Prince baza gutubura kwa Nyagiso, baza gutubura kwa Kiramani, ari yibereye ari kumwe na Rami Boy. Ibi ngibi nibyo ni ukuntu
uyu yagiye yamamara, uyu nguyu Mitsutsu na Kiramani. Noneho inkuru y'akababaro ni uko uyu nguyu yari umwana, oya yari murumuna we, urumva Mitsutsu niwe wari mukuru, uyu nguyu wapfuye yari murumuna we, yapfiriye Kigali. Yapfiriye i Kigali mu bitaro bya, nibihe bitaro ni Sashika ni Kanombe, ntabwo nibuka neza, hagati aho ibyo bitaro bibiri yari Kanombe, ntabwo nibuka neza. Gusa we indwara yarwaye yayitangiye kera, yari ayimaranye imyaka myinshi. Yarwaye indwara y'abimyuna, izuru naryo ryari ryaragize ikibazo, gusa ni indwara itarasobanuka batamenya ngo ni iki, ngo ni indwara yiyi. Buriya hari indwara ziba zizwi ku buryo umuntu ari mu bitaro, wenda yatransfeye, wenda ari mu bitaro by'akarere, cyangwa se niyo yaba ari mu bitaro byigisha bya kaminuza, bakaba bazi ngo uyu muntu arwaye indwara izwi, apana kuvuga ngo ntabwo ngo baramuroze. Iyo rero abantu batangiye kuvuga ngo barakuroze kandi ari process y'umubiri, kugira ngo umuntu arwaye indwara n'igice cy'umubiri, mu gice cy'umubiri haba harimo process itagenze neza. Harya amahormone ashobora kuba yagabanyutse, yabaye menshi cyane, se hypothalamus atari gukora neza, cyangwa yarangiritse, nk'abantu barwaye za mugiga, ugasanga ibice zitwa meninge birinda ubwonko byarangiritse, cyangwa se abantu bafite umuriro mwinshi kubera ko temperature y'umubiri yiyongeye. Buriya n'uyu nguyu abo ngabo bafite izindi indwara zizwi, kimwe na malariya, umuntu arwaye umuvuduko, umuntu arwaye diyabete, umuntu arwaye hipotansiyo, arwaye sinusite. Buriya indwara ziba zizwi, gusa uyu nguyu murumuna wa Mitsutsu yitabye Imana. Ubwo ni ugukomeza kwihanganisha umuryango wa Mitsutsu muri rusange. Buriya kubura umuvandimwe birababaza cyane, kimwe no kubura inshuti. Buriya iyo umuntu ari umuvandimwe wawe, muba musangiye ibintu byose, muba musangiye ibyiza, musangira ibibi, mukina ibintu byose, muri make ibintu byose mubisangira nk'abavandimwe. Ariko ubu Mitsutsu akomeze kwihangana n'umuryango we. Igisigaye ubwo Mitsutsu aza gutanga gahunda y'uko umuvandimwe we azashyingurwa, n'uko imihango yo kumushyingura mu cyubahiro izagenda. Komeza kumwihanganisha, buriya bibaho, isi irikaraga, umubyeyi umugore ahura n'umugabo, umugore agaterwa inda akazabyara, uwabyaye nawe akabaho, akabaho igihe runaka, nawe akazapfa yarabyaye, n'abo yabyaye nabo bakazagera igihe bagapfa, n'abo yabasize nabo bakazabaho. Ese buri muntu agira igihe cye cyo gupfa, igihe cye cyo kubaho n'icyo gupfa. Gusa ikindi ikibabaje kurushaho ni uko agiye akiri muto. Komeza kwihanganisha Mitsutsu n'ikipe ye. Muri make bakoranaga kwa Kiramani, uramufata mu mugongo,
ba Kiramani, ba Nyagso, inshuti ze muri make zamufashije kuba ari aha ngaha ageze ubu. Dukomeze tumwihanganishe rero, murumuna we azagire iruhuko ridashira, akwiriye amasengesho, Imana izabimufashemo. Ikindi ngira ngo ni ibyo ngibyo, n'abatari bakora subscribe ndabashishikariza kuyikora. Ciao ciao, nawe utaha.